ko meze neza cyane abantu bo kuri Ardiwani mwese ndabahobeye, ndabifuriza imigisha, ndabifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ariko kandi nkomeza kubasaba gukora subscribe nimba utarayikoze. Nimba warayikoze byo ntiwongere kuyikora, kuko iyo uyikoze kabiri uba ukuyeho n'iya mbere. Ikorwa rimwe bikaba birarangiye. Nimba warayikoze komeza udushengire ibiganiro, wandike muri comment, ukore like, nicyo cyonyine tugusaba. Nimba utarayikora aka niko kanya ko kuyikora. Ibiganiro byacu ni kuwa mbere no kuwa kane. Mujye muba muri tayari rwose, njya mbabona abantu baba bari tayari, baduha comment, turabyishimira cyane kandi nukuri tubashimira ko mukomeza kubana natwe mudushyigikira umunsi ku wundi. Ni iby'agaciro nukuri kugira abantu nkamwe. Hanyuma abantu b'i Kigali ndatekereza mwarabonye imvura, hari hamaze iminsi hari ivumbi ryinshi, ariko akavura karaguye kagabanyaho, nubwo wenda bitari cyane, banze yaraguye rimwe, ariko nibura hari akagabanyutseho. Hanyuma rero uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa, ndi kumwe n'umugenzi uyu munsi ngiye kuganira n'abagenzi. Rero mube tayari, ndaje mu kanya mbabwire uwo tugiye kuganira. Tugiye kuganira n'umukobwa yitwa Fofo, ariko noneho araje atwibwire mu buryo burambuye. Tugiye kuganira ku buzima bwe, tugiye kuganira ku mibereho ye ya buri munsi, araza kuduciramo muri make ubuzima bwe uko bumeze, araza kugira ubutumwa atanga, araza kugira inama urundi rubyiruko rungana nkawe, araza kugira byinshi akungura. Ni umunyeshuri uje muri vakanse, ariko we ararangije segonderi. Rero tugiye kuba tuganira mu kanya, turaba turi kumwe na Fofo. Fofo, nguhaye ikaze hano ni kuri Ardiwani. Murakoze cyane. Ngaho rero tangira wibwira abantu badukurikiye. Abantu bari kuri Ardiwani ndabashuhuje. Nitwa muzina yanjye, nitwa Tuyizere Florence. Cyane cyane ariko abantu banze ku izina rya Fofo. Nshoje kwiga. Nanjye ndi umuntu ubu ngubu, nanjye nshoje kwiga segonderi. Yego. Hanyuma Fofo, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. Buriya se utameze nk'umuntu uyifite? Ndayifite. Wigaga hehe? Wigaga iki? Nigaga mu karere ka Burera, Musanze ngiyo. Niga inoza ubuvanganzo. Urangije mu wa gatandatu? Yego. Hanyuma Fofo, umuntu akureba ko ameze nk'abahungu? Uri kaboyi? Wibereye kaboyi rwose Kabisa. Kubera iki? Byarizanye cyane ibyo wahisemo? Ubundi hagiye ariko umuntu avuka agasanga niko ameze, ariko bitewe nuko aba ashaka kuba mu bundi buzima, cyangwa se hari uko ashaka kwitwara kugira ngo hatagira ibimugonga, nawe akiyongerera hake. Ukiyongera kandi k'ububoyi. None urabikunda? Ndabikunda. Tuma batakumenyera ibintu nk'ibyo. Batuma batagutereta? Si icyo nshaka kuvuga. Niba batakumenyera mu buhe buryo bwo? Hari igihe hagiye nyine nk'umuntu, nk'umugabo cyangwa se undi muntu wese igitsina gabo ashaka nko kumenyera, ariko hari ukuntu ntabwo tuyitinyamo bitewe n'ukuntu wese. Abona uri umugabo. None we nibwo bwirinzi washyizeho n'imipaka. None ubwo ko tubivuze ko bagiye guhita bimenya impamvu bakatangira. Ariko umaze kuba mukuru ntabwo bazakuvogera. Bamaze kuba mukuru, ubwo nari mfite nuko nari nkiga nyine. Ukiri mutoya. Ndi kuvuga ati ndi gufukasinga ku ishuri, ati hatagira ikiba, bitewe n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo akabyirinda. Imyaka 22 umaze no kuba mukuru ubu ngubu rwose, imyaka y'ubukure urayifite.
ntekereza ko no mu bwenge hari ikintu kiba kigenda cyiyongera ko umuntu agenda akura bigenda bizamuka ariko noneho turashaka ko utwinjiza mu buzima bwawe bwite. Ubundi Fofo wavukiye hehe? njye rero ukuntu bimeze namenye ubwenge mba Uganda. none mbana na kaka wanjye. Ubwo ni nyogokuru? Yego. Tubana ndi mutoya ariko namenye ubwenge ari homba. Uwa Uganda na nyogokuru? Ariko nyine nzi ko ababyeyi banjye baba mu Rwanda. None ikintu cyaje kuba kaka yahise apfa. Apfuye mba ku rugo rw'umuturanyi twe duturanye. Muri Uganda nyine? Muri Uganda. Ariko nyine numvaga ababyeyi banjye bari mu Rwanda n'inkura cyangwa se nkabona izindi mbaraga cyangwa se umuntu umfasha kuba nagera mu Rwanda. Nkabona ababyeyi banjye cyangwa se wenda bo bari kuzaza kundeba bakanjyana. Njye niko nabitekerezaga. Hanyuma ahantu narahabaye mpaba nk'umwaka. Hari umuntu waje kubasura uturutse mu Rwanda. Ndamubaza se mubaza amakuru yo mu Rwanda menya neza ko ariho yaturutse kuko urumva uri Uganda mwavugaga uruhe rurimi? ni igitoro twitwa. Uzi igitoro? Cyangwa urakibagiwe? Ubu narakibagiwe. Mwabaga icyo gihe ufite imyaka ingahe? Ndi mutoya mfite imyaka 5. Ego. 5? Ndi mutoya kuko none se nta bandi bavandimwe mwabanaga? Oya ntabwo. Wabanaga na mukecuru gusa? Niwe twabanaga. Nawe barapfuye? Barapfuye. Ubu ugiye ku muturanyi? Ngiye ku muturanyi. Muturanyi abagize umushitsi uturutse mu Rwanda. Nanjye ndabishigira ndavuga ati rero tugomba kujyana rwose. Uwo muturanyi ariko yari umunyarwanda? Yari umunyarwanda ariko nawe yari ahamaze igihe. Ubwo mushitsi nyine ubwo turabyuzuza neza. Kazakuzana? Kazanzana. Noneho arangije haranzana turabyuzuza neza igihe cyo gutaha kigeze tuba turazanye. Yarakuzanye se akuzanye ngo mubane? Yarakuzanye ngo ushakishe ababyeyi bawe? Yarakuzanye mu buhe buryo? Ukuntu yaranzanye we naramubwiye ati rwose pe mfasha ngere mu Rwanda ababyeyi banjye njye kubareba ndabizi neza ko nzababona. Ariko nawe hari abo yari azi aho kaka yaturutse agace yaba uturutsemo akazi. Avuga ati rero ndamubwira ati rero wangeza muri ako gace ababyeyi banjye nababona nta kibazo. Tuba turagiye turaza tugera mu Rwanda. Mu Rwanda agace ubwo kaka yari atuyemo niho yanjyanye. Ngezeyo ubwo nyine nsoza abantu baho ngaho. Ubwo nyine ubwo nibwiraga ko nyine ababyeyi banjye nabo bari hafi. Igihe cyose mwari mumaze na mukecuru agihari nta mubyeyi wigeze aza kubareba? Ntawe wigeze kubareba. Hanyuma apfuye ntabwo baje no gushingura? Ntawe nigeze mbona. Nta no kuri telefone ni gutyo gusa. Wari uzi amazina y'ababyeyi bawe nibura? Zina nari nzi ni rimwe rya mama gusa. Irindi ntaryo nzi. Ubwo tugeze mu Rwanda njyana kagace kaka yaturutsemo njya ku baturanyi. Niho hari urugo bari baturanye niho nahise njya kuba. Mageze ubwo nyine maze nk'iminsi 3 nyine ndi kubaza amakuru se nta babyeyi banjye iki n'iki. Noneho umuntu arambwira ati rero mama wawe yarashatse ariko papa wawe we ntabwo tuzi yaba ntabwo tubizi. Bivuga ngo wasanze abantu bamuzi, mama bari bamuzi, ababyeyi bawe mbese bari babazi? Bari babazi.
ndabaza se none ntabwo mwandangira ahantu yashakiye ahantu atuye nkajya kumusuhuza ati ntabwo tuhazi ubwo nyine mbaho ndavuga ati nta kibazo ku mutima ndavuga ati nta kibazo ngiye kujya nshaka amakuru gake gake kubera ko nari mutoya ukoze nagombaga no gusubira ku ishuri ubwo hashize nk'icyumweru n'igice bahita bandangira urumva sogokuru yari afite abagore babiri umugore mukuru hari umwana yari yarabyaye ariko nawe wari warashatse ariko ukuze niho nagiye kuba nk'umuntu wo muri famiye ndavuga ati ntacyo kambe mbayo ibindi nzajya mbimenya cyangwa se nabo bamfasha bakanjyanira ababyeyi nagiyeyo nsangayo umukobwa mukuru yari afite n'undi musaza we mukuru bari bakuru ariko musaza we yabaga i Kigali tukajya ubwo nyine turabana nk'abakobwa mu buzima bwa buri munsi uriga njyana ku ishuri ubwo warajya mu wa kangahe urumva nari nkiri primary nimwo nakomereje ngeze ku ishuri ndiga ariko nyine aho hantu nkabona nyine bari kumfata nabi ntabwo bashaka ko niga ariko nyine nkihangana kubera ko numvaga nakundaga kwiga wari ufite umuhate nshaka kwiga cyane ubwo rero umubyeyi turabana ariko nyine nkabona sinzi ariko nyine nkavuga ati nta kundi nyine iyo ubaye ahantu hatari iwanyu urihangana bitewe n'icyo ushaka cyangwa se n'ubuzima byose ukabyihanganira igihe cyarageze mvuye nka primary ngiye kujya muri segonderi ariko aho hantu mbere gatoya nasanze bazi aha mama bamuzi ndetse banavugana na papa bamuzi nkajya mbabaza se bimeze gute bakanyihorera bamukweretse byibuze cyangwa nawe bakamubwira akaza akareba umwana we bakanyima amakuru ndavuga ati se nakundi noneho umunsi umwe turi muri vakansi coje primary ubwo ndi kwitegura kujya segonderi hari umugabo wanyuzeho aranyitegereza avuga ati se bite ni byiza se simbona uruwa kanaka se waraje ese ahubwo umva amakuru barayazi ndavuga ati se umugabo nyine urumva murasa cyane ku buryo umuntu akubona agahita abona ko ari uwo twarahuye aravuga ati ndabona uwo mukobwa wanoza yarakoze rwose noneho nanjye nigira nk'umuntu nyine muzi ariko n'ubundi ntashaka ntazi amakuru ye amubwira se kumbi nta nubwo wari umuzi wowe utarabona n'isura ye ntabwo muzi numva avuze izina rya papa ariko izina wari urizi izina ntabwo nari ndizi na mama waryumviye aho ariko nyine bararivugaga urumva nari ndizi numva mu matwi y'abantu babivuga numva aravuze ati se suru wa burandi kora dusenge ndavuga se ahubwo ameze ati ko ntamuheruka ko nyine nanjye nigiraga nk'umuntu umuzi ntabwo werekanye ko utamuzi kujya numve n'ibindi avuga ati ameze neza ahubwo nyine ese ntabwo muherukana ati yewe ati turaherukana atari ko ntabwo yasubiye mu kazi ati nubwo nyine wampaye nimero ze se ko ndatira telefone nkamuhamagara ngiye ko nta telefone mfite avuga ati nimero araziyima nzandika ku gapapuro amakuru mba ndayabitse ati igihe runaka nzamuhamagara ubwo iminsi irashize indi iratashye ngeze nko mu wa kabiri ndabyibuka ngeze mu wa kabiri segonderi aho byakomeje kwanga noneho hari umuntu wari warambereye marene ndi kubatizwa anjyana kuba iwabo
yaravuga ati ngwino ngufashe mwanakwitaho ukiga nta kibazo. Ndagenda mbi iwabo rwose nta kibazo nahagiriye. kwa marene. Yego. Marene yabaye marene mwiza. Yabaye marene mwiza, akangurira amakayi, akamba hafi, kanganiriza, nyine akamba hafi mu buryo bwose. Ikintu cyaje kubaho ariko yari afite papa utari mwiza. Papa we? Yego. Papa we barabanaga se? Yabaga yabaga iwabo? Yari umukobwa? Yari umukobwa. Sinzi impamvu nanishyizemo ko ari umumama. Yabaga iwabo? Yabaga iwabo. Ariko nyine papa we nkabona arashatse kuzana ibintu byo guhohotera umuntu, no kugufata ku ngufu. ntavuga ati wapi rwose ntabwo byavamo. Ubwo nyine nkomeza kurwana iyo ntambara, ariko marene ntabwo nigeze mbimubwira, nta muntu n'umwe nigeze mbimubwira. Uricecekera tu? Uricecekera. Ubwo bigeze aho ubwo nari nshoje tronkome, narihanganye mu buryo bwose. Njya kwiga muri segisiyo, ubwo ntangira kwiga segisiyo, njya mu wa 4. Ngeze mu wa 4 nibwo ubuzima bwatangiye kugora. Ndavuga ati rero kubera ko ntabwo ari aho gusa nagiye mba n'ahandi, ariko nta kibazo cyaho, ariko bitewe n'uko umuntu nk'umugabo wabaga nk'aho ngaho niho nabonaga ari ikibazo gikomeye. Aho kwa marene? Yego. nanjye ndavuga ati rero n'ubundi aho najya hose niko byagenda. Ndavuga ati rero ngiye kujya kwiga, ngiye vakansi, ngiye gushaka amafaranga, hanyuma nzajya kwiga segonderi mu wa 4. Ngiye mu wa 4 nicumbikira narebe menyera ubuzima bwanjye, n'ubundi kubona byanzaho kugira ngo bamuhotere bantere inda nanjye ntishoboye, ntabwo byakunda. Ubwo cyarageze hahandi nabaga muri famiye, wa mukobwa twabanaga afite umusaza w'i Kigali, niho nagiye kuba, afite umugore, niho nagiye kuba. Ndavuga se mwaba muncumbikiye muri iki kiruhuko, uba nishakira amafaranga y'ibikoresho by'ishuri, barabyemera. Ariko uwo nguwo ubwo namwitaga nka marume wanjye, nasanze aziranye na mama, byose babizi, ibintu byose, gahunda zose bazizi. Ibi akantu ku kandi bari baziranye ku buryo bwose bushoboka, yarazi n'ahantu mama aba, byose babizi banavugana. Nanjye nkamubaza amakuru, se mama nta makuru ntaki, kuko ngewe ubu ngubu navutse gute, navukiye hehe, ko mbona mbayeho nk'umukire. Akavuga ati byihorera, ati se abana baba kuri iyi si bose nuko baba bafite ababyeyi cyangwa babana nabo. Akamuguhisha? Wumva ari nk'iyihe mpamvu, niyo mpamvu yatumaga amuguhisha se? Impamvu yamishaga ni uko hari imitungo yari yaragabanye na mama, nyine bari barasangiye ngo yitirirwe iyanjye. Noneho bo bayirya mu banga, barayisangira. Noneho nuko naje kubimenya, mbajije umugore wa marume, ndamubaza se bimeze gute bano bantu, nta kintu wandusha? Arambwira ati rero bano bantu bafitanye amabanga utapfa kumenya, nanjye sinyazi. Ariko mama waza ahantu aba, baravugana umunsi ku wundi. Noneho hari ukuntu nahuye n'umuntu ama nimero za mama. Mama ndamuhamagara, ndamubwira ati rero ndamwibwira, of course ntabwo yari akinyibuka, nta nubwo yibukaga ijwi ryanjye. Mama uramuhamagara? Ndamuhamagara, musuhuza. Ngejeje kumusuhuza, arambwira ati se urinde? Ndamwibwira. Numva asa n'uwikanzemo. Avuga ati se birashoboka, none se gute uri mu Rwanda? Tuvuge se ko atarazi amakuru y'uko uhari? Ariko ibyo nabyo cyangwa yigiraganya n'inyinshi? Ubwo nyine ariko bishoboke ko ntabyo yari azi, kuko
ariko ntabwo yarabizi ko uhari, ariko ubundi yarabizi kuko urumva yarabizi, umukobwa yari baravuganaga, yarabizi ko uhari. noneho yigira nkaho atumva ati nari ndaje ngo ndaguhamagara mu kanya arankupa mukunkupa nkajya nyihamagara nkumva ntiriho. Ubwo hari undi muntu twahuye aravuga ati se bite ni byiza waraje se naraje eyo umwana wacu diyese ndaba se wowe urinde ati njye ndi murumuna wa papa wawe niye mva ndatunguwe aransobanura ati rero tubaha n'aha njye ndi murumuna wa papa wawe niyo ngerageje kumukubaza uba wumva yahise arakara ibintu atazi ndamusobanuza se niyihe mpamvu badashaka kunyumva no kumenya yuko mpari niyihe mpamvu. Avuga ati rero ushobora kuba atarabibwiye umugore we babana ko uhari, ati niyo mpamvu kuko na mama iyo agerageje kumuhata ariko wa mwana iki n'iki rwose wazamushatse byibura ukamuzana akaba hano umwana wabyaye ni gute utaza ahantu abana amakuru ye nyine ukumva arayigize umuntu ararakaye. Uwo mukecuru mwabonaga Uganda ari mama wande, uwo mama wawe cyangwa papa wawe? Ni uwa mama wanjye kuko uwo niwe wari kumbarira inkuru murumuna wa papa wanjye wambariraga inkuru. Ndamubwira ati se none kakari bivuga ngo nyogokuru wundi arahari, ubyara papa wawe warahari? Arahari. Niwe wagushakaga? Ubwo urumva ahita ambwira, ndamubwira ati se none kaka ubundi ari hehe mama wawe nzamusuhuze. Duhurira ahantu, tumaze guhurira ahantu nyine yaragiye amubwira ko mpari ko naje nabaga Uganda amuha amakuru yose, noneho bo bapanga ko twahura tukaganira. Ubwo gihe kigeze mpura na n'uwo kakubyara papa turaganira, tumaze kuganira avuga ati nyine ntakunda atari kuzaze kudusura. Ndavuga ati nta kibazo nzaza, ariko urumva ntabwo papa we yashakaga ko kugaragara kuko nagaragara ko na mama we akubona. Yego. Ubwo nyine yarabimenye arabarakarira cyane, ndavuga ati n'ubundi sinajya kubayo n'ubundi byambera ikibazo. Ubwo ukuntu ikintu cyakurikiyeho rero nakomeje kwiga mu kiruhuko nkajya gushaka amafaranga nkakora ibiyede i Kigali, mara gukora ibiyede nkasubira ku ishuri yishyura inzu, urumva no muri geto ugashaka ibyo urya. Ubundi ubwo nyine nacunganaga nuko igihe mbere hari n'igihe byarangiye aho ngaho havuye ujya noneho kwiberaho wenyine. Ubundi nagiye kuba njyenyine ari uko ngiye mu wa kane. Ubwo nyine sitaragoringa ubuzima igihe nkajyama nkavuga ati koko mana koko njyewe wandemeye iki. Bivuga ngo kuri iyi si nta muntu uzi muvindimwe? Ntawe nzi. N'ababyeyi kugeza n'uyu munsi ntabwo urababona? Ubwo ngeze mu wa gatanu nibwo nahamagaye papa ndamwibwira, mubaza abantu bo muri famiye yanjye numva arabazi. Ndavuga ati ku mutima ati ntakabazo uyu nguyu niwe. Kigeze ndaravuga ati se nimero yanjye wayikuye? Mubwira umuntu wayimpaye numva nawe aramuzi. Arambaza se wifuza iki? Rero pe kuko twavuganye ngeze mu wa gatanu segonderi, ejo bundi n'umwaka ushize. kuko kagapapuro bari barampaye ni narakabuze nakabitse. Kari kanditseho nimero? Yego. Niyo mpamvu natinze kumuhamagara. Ndavuga ati rero ikintu nifuza ko nakubona byibura pe nanjye nkamenya ati uyu niwe wabyaye, nakamenya papa we. Icyo cyonyine nshaka, ibindi byazaza ku bushake bwawe. Washaka ukansapotinga ku ishuri, washaka ukabireka cyangwa ukabireka, ariko nakubonye muzi. Arambwira se nese mama wawe bimeze gute? Ndamubwira ati rero mama nta nimero ze mfite, ariko ubundi abizi ntabwo wazibura kandi uzishaka. Ubundi si ubwo bigeze babana cyangwa barakubyaranye gutyo gusa ariko ntabwo bigeze babana? Umenya batarabanye kuko nta makuru bifiteho. Kuko yahise ambwira ati ariko se ni iki kikwemeza ko ndi papa wawe?
ndamubwira ati rega ndabizi kandi na famiye yawe irabyemera ndi umwana wawe. Ndamubwira ati se kuba nararyamanye na mama wabivuze yuko wavutse? ariko ngo murasa kuko n'abantu bamubonaga n'abakubonaga bahita bavuga ati n'umwana wa runaka byanga bikunda murasa, bahitaga babivuga. Ndavuga ati rero ngenda bizi neza n'ahantu utuye ndahazi, utuye i Kanombe, nuko nyine ntazi urugo ariko bishaka nakugeraho, ndabizi neza ni wowe papa. Ubwo nyine tukajya tuvugana WhatsApp akansubiza, ndamuzi nkamuhamagara nkamuvugisha nkamubwira ati se wazambabarire tugahura. Urumva dusubiye inyuma gato, urumva kubera sitarago zo ku ishuri ikiruhuko cyarageraga nkajya gushaka amafaranga, nubwo nakoraga n'akazi ko mu rugo nkajya ku ishuri. Hashize nk'ukwezi batangiye, tangira nyuma y'abandi, byarangoraga cyane, nyine nkakomeza nkihangana. Icyo gihe nyine twavuganaga ndi kumaze se ngiye kujya ku ishuri, ubwo ngiye kujya mu wa gatandatu ubu ngubu. Ubaze se ubu ngiye kujya ku ishuri ntakubonye koko kandi igihe gishize ari kinini, umbwira yuko tuzahura ukabinyizeza. Avuga ati rero ntaribi namuvugisha ko wa gatanu arambwanga ejo ngo ntaribi ngo nsange ikibeho. Basi ikibeho kari kure. Ndamubwira se wazaretse ikibeho kandi atuye i Kanombe? Niho akorera n'umupolisi. Akorera i Kanombe n'umupolisi? Polisi ukora ibyo bintu abaho? Simbizi. Noneho ndamubwira se wazaretse tugahura na famiye ihari, umuryango wawe wenda n'abantu bake bo muri famiye yanjye, wenda n'abandi bantu ba hafi bahari tukabiganira. Vuga ati oya ntabyo nshaka. Noneho wowe yifuzaga ko duhura turi babiri gusa. Nawe ugira ubwoba, ugiramo impungenge. Ariko ni nabyo umuntu ntumuzi, mujye kuvuga ngo ntunashura ko ari papa wawe koko, ni amakuru wahawe wemere ko muhura muri babiri, ariko wamenye ubwenge byanga. Ndangije nahamagara mama we naramuhamagara akambwira ati ngewe ningukenera nzakwihamagarira. None ntabwo yaragukeneye, igihe cyo kugukenera cyari kitaragera. Ntareka ababyeyi baraha. Noneho ubwo wa wundi mparume utuye Kicukiro ko nabaza umugore akaba ati rero bari abantu bafitanye amabanga, ibintu by'amabanga utamenya ntabwo wapfa kubyinjiramo, nanjye ubwanjye simbizi. Kuko nabaye igihembwe kimwe nabwo twishakira amafaranga sinasubiraho, ubundi ikindi gihe banga kunyakira. Avuga ngo ngaho kuba ngo nta cyumba wabona cyo kurara. Ndabase inzu zose mufite ko mbizi zimwe ko zitarimo abapangayi mwampaye ahantu. Iyo umuntu atagushaka nyine ntabwo abura icyo akubwira, aho kurara umuntu umwe ntabwo hakabaye habura. Arambwira ati ihangane nyine nta kundi. Yihangana ndavuga ati ariko nta kibazo. Ubwo mama we gutyo yahoraga ambwira ati njye ningukena nzaguhamagara agahinda. Kugeza n'uyu munsi ntabwo aragukenera? Agahinda kakanyica. Bose ntabwo urababona n'isura. Ayikuraho. Byageze igihe nimero ayikuraho. Njye nkihamagara nkumva ni nimero kompoze. Ariko nyine ikintu cyaje kuba amakuru naje kumenya, njyewe barambwira bati rero wowe niba ushaka amahoro byihorere n'ubundi ntabwo ushaka. Mama wawe yarashatse ntiyabwira umugabo ko afite umwana, na papa wawe ni gutyo byagenze. kandi urumva nyine bimenyekanye dore uko ungana byaba intambara bahita basenya ko basenya ubwo bari kuramira ingo zabo bakareka umwana tu ndavuga se byibura ko iyo umubyeyi yabyaye niyo bimeze gutyo ko hari igihe wenda banahora bakaganira akavuga ati umwana wanjye bimeze gutya na gutya ihangane wenda akamuha n'igihombo. Ubu kugeza uyu munsi n'amasura yabo bombi ntabwo urayabona? Ntabwo nyazi pe. Nka data si bo mwababyeyi mwe koko. Ntabwo nyazi ubwo ni gutyo nyine mbayeho mu kirere nta kundi ubuzima ariko ndi gushima. Ababyeyi mwe rwose nimba hari umuntu uzi umubyeyi wa Fofo yaba ari papa we yaba ari mama we, uyu mwana arababaye afite agahinda ko kuba yarabuze ababyeyi be kandi bahari. Nk'ababyeyi mwe mwamwiyeretse byibuze akabamenya.
uranasanze abana benshi batazi ababyeyi babo nta bintu byinshi baba bashakaho, abashaka byibuze abone n'isura ye, avuga ati ndakubonye uri mama wanjye, ndakubonye uri papa wanjye, icyo cyonyine abashaka. Urabona ukuntu papa angana, imyaka 22 ni myinshi, ntekereza ko nta bintu byinshi rwose agukeneyeho. Uje ukamubwira ngo uti ninjye mama wawe, bimeze gutya na gutya, nyine mukaganira nk'umwana n'umubyeyi. Ababyeyi twabaye iki? Haba gituma umubyeyi yumva adashaka umwana we pe burundu akamubwira ngo ningukenera nzakubwira. Koko ubu ntabwo uramukenera wa mubyeyi we. agahinda. Hangane Fofo. Turimo kuganira na Fofo, mwumvisha inkuru ye, ntabwo kugeza uyu munsi arabona ababyeyi be ba nyabo, nta muntu azi bavindimwe bivuga ngo ari ku isi gutyo. Hanyuma Fofo, ni iki kintu tuvuge wenda umubyeyi aramutse abonye iyi video, yaba ari papa yaba ari mama, ni iki wamubwira? Ikintu namubwira cya mbere namubwira ni uko yambabaje, ibintu nyine nawe akigaya ku giti cye, kumva ko ibintu yakoze atari byo. Narababaye rwose cyane bihagije, kandi ubu ngubu ahantu ngeze wenda nubwo n'ubundi ubuzima bukingoye, nubwo nshoje kwiga ndi gushaka imibereho, naho kuba ntaho kuba ufite, ntaho, ariko ngomba kwigaya. kandi ikindi ntabwo ubu ngubu ahantu ngeze ntabwo umubyeyi ufite umwana urangije segonderi akaba atamushaka koko, ntabwo yavunika cyane, ntabwo yavunika cyane. by'ibanze byo kuba yarakoze akaba yarabikoze, ariko n'ubundi aje namwakira. Icyo namubwira, n'ubundi imbabazi ziratangwa nta kibazo, ariko ikintu namubwira ni uko yigaye rwose. Ariko ntabwo numva ukuntu umuntu yanga umwana akarinda angana gutya atamusha. Mana yanjye, hari ababyeyi bakunda abagabo ngire ngo kurenza abana, ku buryo yumva nimba atarabwiye umugabo we ko afite umwana, si uba bimubwiye undi yamutwara iki? Ariko nyine akarengera umwana we akavuga ati ndanambira umwana we. Ubu akunze umugabo we kurenza umwana yabyaye, akunze umugore we kurenza umwana. Ubwo ndi kuvuga ku ruhande rwa papa wawe na mama wawe. Bivuga ngo papa wakunze umugore we, aratinya gusenya, ariko wowe yemera gutakaza ariko ntasenye. Yego. Na mama we nawe aravuga ati aho kugira ngo mbure umugabo wanjye mbure Fofo wanjye. Ibyo bintu mwababyeyi mwe rwose, Mana yanjye. Hanyuma Fofo, umaze kuba mukuru, urangije segonderi, uko biri kose umuntu arangije segonderi, n'ubuzima wagiye unyuramo noneho uri na muto, birasa nkaho kuri ubu ngubu nyine ufite ibikomere byinshi mu mutima. Ufite umutima ukomeretse, umenetse, nta rukundo wigeze ubona, nyine ntabwo wigeze ufiringa kuba umwana, nyine wabayeho wirera, wabayeho wimenya kuri buri kimwe. Ariko nk'ubu urangije segonderi, Imana agiye gukurinda mu bintu byinshi bitandukanye, wenda ibyo umbwiye n'ibyo utambwiye biba ari byinshi. Ubuzima bw'imyaka yose umaze, imyaka 22 ni myinshi, ariko ni iki wishimira? Byibuze akantu ushobora kwicara ukavuga uti nubwo ibyo nabiciye ariko ndashima Imana. Ikintu numva nishimira nuko nibwo nari mfite no kwiga segonderi nkayirangiza, narabikoze. Ubu ngubu dutegereje amanota, ariko ubwo byari bikomeye, ariko umuntu aba yiyizeyeho ukuntu. Icyo cyonyine nshimira Imana, no kuba ikindinze kigiye kuba nyigeze hano kugira ngo ndi muzima. Yego. Ibyo biba byarababaje umuntu ni byinshi. Ubu ngubu ntabwo ndabivuga nemye, kuko hari igihe umuntu isi mwikarageraho akarira, amarira akamukama, nyine bikabifata nk'ibintu bisanzwe, nyine biraho gutyo gusa, nyine kumva nyine amarira yamushizemo yarihanaguye. Ikintu nishimira ni uko nshoje kwiga, Imana yabimfashijemo nubwo byari bingoye. Imana yarakurinze, urize, urasoje. Umuntu anakureba gutya rwose uri umukobwa ubyibushye, nta kibazo ufite, ntabwo umeze nk'umuntu wumye wishwe n'inzara.
Imana yarabikoze, nkashimira n'abantu bagendaga bamfasha, bakangurira n'ikayi. Ese nta buyobozi wigeze ubibwira ngo ujye ku kagari uvuga uti ngewe bimeze gutya mumfashe, cyangwa muhamagare na papa, cyangwa cyane ko amanimero yabo urayazi, abantu batuye aho ngaho barabazi, ntabwo wigeze wiyambaza nk'ubuyobozi? Ntabwo nigeze mbikora. ubwo ikintu nashakaga gukora ni ukugwanira nk'iyo mitungo yanjye, kugira ngo ndebe ko nabona uburenganzira, ariko nabwo mbona bijemo ibintu by'intambara. Naraza mbwira ati wowe niba ushaka kubaho byihorere, n'ubundi nta nyine ababyeyi baragutereranya, ariko ntukomeze ibi bintu nawe ntabwo uri bubeho. Ndavuga ati ubwo nta kundi, ariko bwe urabyihorera? ndabyihorera. Nuko bimeze. None se wenda nk'ubu ngubu aho bigereye aha ngaha, ubu noneho nimba ishuri rirangiye bisa nkaho nta kindi kintu ufite cyo gukora muri iyi minsi, urifuza iki? Nk'umuntu wareba iyi videwo akaba yumva hari ikintu yagufasha, ni iki wifuza? Nk'umuntu wagufasha yahera kuki? Ni ibiki by'ibanze wumva uvuga uti ukeneye kumfasha muri aka kanya wamfasha iki? Nk'ikintu umuntu yamfasha, ubu ngubu nshoje kwiga, ndabona iyo umuntu ashoje kwiga bashaka kwiyubaka, mpaye nk'akazi, cyangwa se akamfasha no mu bundi buryo ariko bujyanye no kwiteza imbere, umuntu akiyubaka. Yego. Hanyuma wenda mu buzima busanzwe akenshi kubera ko uri umwana wakuze ukomeretse, utarabaye no mu miryango ngo ugire uburere, indangagaciro zo mu muryango ubona, hari ukuntu umuntu iyo atabaye mu muryango aba atazi n'imirimo. Wowe imirimo urayizi? Ndayizi rwose. Ese ko nakora ubundi niba igihembwe kirangiye, n'ubundi sinabaga ndi bufate biroti kuko sinabaga nishyuye. Sibyo nyine diregiteri kugira. Wimukaga gute nta birete? Diregiteri urumva namuganirizaga nkumva ngire favore ati ntari wowe wiga nta kibazo. Ariko iyo babaga bamuhinduye urumva rwose ntabwo bakiri ibintu bimwe. Ako nyine narigaga nta birote nta nyine ubwo nyine, ariko kwimuka nyine nasibiye rimwe mu wa kane, nabwo ni uko nari naragiye gutangira igihembwe bisa nkaho kirangiye, ibihembwe bisa nkaho birangiye. Nangira mu cya gatatu, ngaho nubwo ni nkaho nabara karibwo nize mu wa kane inshuro ebyiri. Yego. Ariko ibintu byose ngenda bizi, ndumva nakoraga n'akazi ko mu rugo. Urabona igihembwe kiba ari igihembwe cya mbere n'icya kabiri aba ari ibyumweru bibiri. Urumva ngewe nagashakaga mbere yaho habura nk'icyumweru ngo turuhuke. Noneho nakageramo bigasaba yuko urumva ibyumweru bibiri ukwezi ntabwo kwakurangiye, biyongezaho indi minsi. Niyo mpamvu wajyaga ku ishuri ukererewe? Yego. Kugira ngo ukwezi kurangire byibuze baguhembe. Nuko byabaga bimeze. Njya akazi ndakazi, rwose n'ufite ikindi yakima nta kibazo. Byarorohaga ko bahita bakwishyura, ko hari abantu bakoresha abakozi bo mu rugo ntibabishyure, baba barakwishyurira ukagenda nta kibazo? Ntabwo byabaga byoroshye. Ntawakwambuye? Ntawugeze anyambura, ariko sibye ko hari uwampaye makeya ntiyayuzuza. Wagendaga se ubabwira uti ndi umunyeshuri nzajya kwiga, cyangwa wagenda gukora ukavuga uti rwose turi kumwe, igihe cyagera ukababeshya ukigendera? Oya, narabibabwiraga. Narabibwiraga ati rero ndahakora ukwezi kumwe. Ndahakora ukwezi nta kibazo. Noneho hari n'uwashimye aravuga ati yoye ikindi gihembwe nabwo uzagaruke nta kibazo. Kubera nadutunga turi babiri, undi mumama wampaye akazi ko mu rugo mu kwezi amubira kabiri, amushimira yarakoze. Mani muhe umugisha rwose uwo mubyeyi. Akazi ko ndakazi rwose nta kibazo. Hanyuma se ubu ngubu wenda tuvugiye nk'umuntu wadukurikiye, umuntu ashobora kuba adafite akazi agiye kuguha,
sibyo? Ariko kubera ko yumvishe ushobora kuba ufite ikibazo cy'ahantu ho kuba, akavuga ati Fofo uwamufata nkabana nawe, kwa kundi akagufata muri sanse yo ntabwo uri umukozi, sibyo? Nta nubwo agiye kuguha akandi kazi mu bundi buryo, ariko byibuza aragushyira mu rugo nyine nk'umuntu wo mu rugo, nk'umwana, reka mbyite gutyo, nk'umwana. Ukaba mu rugo ubona ibindi by'abandi bose babona, akazi kaboneka nyine kakaboneka, katanaboneka nabwo nyine, kwa kundi wicara uvuga uti byibuza mfite icyo kurya, mfite aho kuryama, sibyo? Ntabwo ndimo guhembwa, ariko wenda mu gihe runaka ntiwamenya inzira z'Imana. Ibyo bintu wabyemera? Nabyemera rwose. Ngaho gira icyo ubwira umuntu wakifuza ko mubana, uramusezeranye nyine, kwa kundi ubwira umuntu kugira ngo yumve ko nimubana nta mpungenge zirimo, nyine umwibwire ku buryo kubana nawe rwose atazabyicuza, nyine atazavuga ngo ko hari gifasha umuntu aho kugira ngo akubere umugisha akakubera umuvumo. Ariko no mubwire ku buryo yakumva ko kubana nawe rwose byamubera umugisha. Yego, ikintu namubwira, wenda nta ubundi biragoye ko ubundi bikorwa n'abantu babibona, kwivuga biba bigoye. Yego, ariko ikintu namusezeranya, namubera umwana mwiza, n'akazi kose nagakora ko nshoboye, nta kibazo. Kandi ikindi namusezeranya, ntabwo natuma yicuza impamvu yamfashije, kandi yabakoze cyane. Wenda yabona bitari kugenda neza, urumva iyo ubana n'umuntu iteka n'iteka ntabwo wakora ibintu byiza 100%. Wenda hari ukuntu ugira ukanyereramo gakeya, ariko iyo akubwira ati gutya na gutya, biba ari sawa kuko urabyumva. Iyo gukosoye, gukosa byo ni ibisanzwe, nta muntu udakosa, ariko iyo umuntu akosheje akemera gukosorwa, icyo yakosowe ntiyongere kugisubiramo, nicyo cy'ingenzi. Naho gukosa byo ni iby'abantu bose. Uba perfect 100%, gukosa umuntu arakosa, ariko byiza iyo wikosoye ntujya gukora iryo kosa. Njye nicyo namusezeranya. Ikindi rwose pe, nakora icyo nshoboye cyose kugira ngo abone yuko ibyo namusezeranyije ari byo. Fofo rero niwe twaganiraga, nizere ko mwabyumvishe, mwumvishe inkuru ye, mwumvishe icyo abasaba. Ntekereza ko umuntu wese uzabona iyi videwo akifuza gufasha Fofo azatwandikire cyangwa se duhamagare. Dufiteho nimero ya telefone munsi, muduhamagare mutubwire nimba wifuza kubana na Fofo ukamufasha, ariko mukabana udafitemo izindi nyungu. Kuko hari igihe umuntu afata umwana ngo agiye kumufasha, ugasanga ahubwo ari kumuprofita mu bundi buryo butari bwiza. Umufate ufite umutima wo gufasha. Wabyumvishe, nta muvandimwe afite, nta mubyeyi afite, nta uko umureba uku niwe nyine. Mbese famiye yose ya Fofo iri hano. Rero umuntu wakifuza kumufasha aratwandikira cyangwa se aduhamagare tumuhuze na Fofo, hanyuma kandi amugirireho umugisha. Mwakoze kudukurikira rero Fofo, wakoze cyane kudusangiza inkuru yawe, n'ubundi tuzongera tuganire ku bindi bikurikira. Mbwira n'abantu badukurikiye rwose, ababyeyi nimba uzi ko udafite gahunda yo kurera umwana, aho kugira ngo ubyare umwana umutera agahinda nk'uku kwa Fofo, iyo ujya kubyara umwana ntabwo umugisha inama, ntabwo umubaza ngo ese nkubyare cyangwa nkwihorere. Rero nimba uhisemo kubyara umwana, please murere. Noneho nk'ubu Fofo ahantu ageze ni mukuru, nta pampu uzamuhindurira, mbese yarakuze, iby'ingenzi yarabyifashije. Ariko duhwiturane nk'ababyeyi rwose, nimba ugiye kubyara umwana, nimba ukoze amakosa ukamubyara utamuteguye, utamuteganyije, menya ko uwo mwana ari umuziranenge. Kandi nta nubwo ubuzi ngo ejo bizagenda bite, bucya bwitwa ejo. Ntabwo ubuzi ngo ejo hahatse iki, ntabwo ubuzi ngo uwo mwana azavamo iki.
Fofo nimba ngana gutya Imana ikaba yaramurinze akaba agakura muri ubwo buzima bugoye butoroshye, akaba afite imyaka 22, murabona umukobwa ubyibushye rwose umeze neza, munahuriye mu nzira ntabwo wakeka ko hari ikibazo na kimwe afite. Rero ko Imana yaramurinze nuko ibifiteho umugambi. Fofo, ko Imana yarakurinze nuko igufiteho umugambi. Kandi isaha n'isaha uzashayininga, uzamera neza, kandi uzabona abo ngabo bose ubona bagutereranye numara kumera neza. Uzabona mama guhamagaye ati sinanakubwiye se ko ningukenera nzaguhamagara. Ubu noneho ndaguhamagaye, ubu noneho waza tukaganira. Ariko nkomeza kwitsa cyane ku babyeyi rwose, nukora ikosa ukabyara umwana, menya ko uwo mwana nta ruhare yagize mu kuza, ntago wamugishije inama. Rero wimutera agahinda, ntago hana yanjye, wimutera agahinda ngo umutume abona atekereza ibintu byinshi, kandi ari wamuzanye kuri iyi si. Wamuzaniraga iki ubundi? Wa mubyeyi we n'abandi bose babyaye batazi ahantu abana babo bari. Iyo ubyaye umwana uba umubyarira iki? Nimba udashoboye kumurera, nimba udashoboye kumwitaho, uba umubyarira iki koko? Aho ntabwo bazajya mu ijuru. Nyamara ntabwo ntekereza ko umuntu wabyaye umwana akaba atazi ahari, akaba atazi amakuru ye, akaba atazi, none yanaguhamagara uvuga ngo ningukenera nzakubwira. Abantu bagira n'imitima ikomeye. Njye ntabwo njya numva umuntu ukuntu muba mufite imitima imeze gute ubundi uko. Ukarya, ukaryama, ugasinzira, utazi ahantu umwana wawe ari. Anaguhamagara ukamubwira ngo ningukenera nzakubwira. Bivuga ngo ubu ngubu ntabwo ngukeneye. Fofo, Imana yabanye nawe, yarakurinze kandi n'ubu iracyakurinze. Imyaka 22 ni myinshi usitaragoringa gutyo. Ubu ngubu rero aho bigeze rwose wamenye ubwenge, nimba utarumenye warasibye. Wenda ubu ngubu icyo usigaranye ni bya bikomere byo mu mutima, kwa kuntu nyine uhorana akantu kakubwira ngo wenda wanyereka mama, wanyereka papa, wagira gute. Ariko byose Imana irabizi, kandi nzi neza ko hari igihe kimwe uzicara ukavuga uti aho nifuje kugera narahageze. Kuko n'abana bake ashobora kuba ari muri ubwo buzima ariko akihangana akiga akarangiza. Kuko wari ufite byinshi bishobora kuguca intege bigatuma utaniga, ukarivamo ukagenda ukikora akazi ko mu rugo bikarangira. Ariko niba waradundaguje ukihangana ukikarangiza, nuko ufite ishyaka kandi nuko Imana igufiteho umugambi. Wakoze kudusura rero, wakoze kubana natwe, n'ubutatuzongera tuganire ku bindi bitandukanye. Mwakoze cyane. Yego. Namwe mwakoze kudukurikira, mwakoze gukurikira Fofo. Umukeneye ubufasha bwose wamuha. Ni umwana w'umukobwa akenera byinshi bitandukanye, yakenera udukweto, yakenera imyenda, nubwo ari kaboya ariko ndashaka gushyiramo n'akajipo, sibyo Fofo? Akajipo n'akanzu ntiwabishyiramo? Byambara. Rero uwakenera unako wabona ubufasha bwose yaha Fofo. Inkweto, imyenda, n'umwana wangije segonde numva ni inkumi akeneye kwiyatsa, ariko ubufasha bwose washobora kumuha pe. Rwose turabinginze abantu mudukurikiye kuri @1, uwakenera gufasha wese yatubwira. Mwakoze kudukurikira rero, ikiganiro naho ubutaha. Bye.